ndawaza imbere yawe wa Mana we, agatata kubonye wa Mana we, natwe Mana twaje imbere yawe, agatata kubonye wa Mana we, ninde waje imbere yawe wa Mana we, agatata kubonye wa Mana we, Mana we, shobora kubabuza uko bigenza ariko Imana yagorotse umuntu. Haleluya. Imana yagorotse umuntu. Imana yamaze gutegura umuntu nshuti yanjye. Morwo rugendo uri kugenda n'ibyo bibazo nawe ngorekeye, hari abantu igiye kuzana igiye kubazana bakureho igisuzuguriro. Ese y'imibabaro turimo turayisiga, iyo turimo turayisiga. Hari umukobwa wahejeje mu butayu, hari umukobwa wahejeje kwa nyina, hari uburyo igiye kugora usoro ukore byongere byemere. Hari abantu igiye guhagurutsa, hari abantu igiye guhagurutsa ugiye kongera kwa leleze tuzeneme tude consideta. Mukobwa, Imana ibanye nawe cyane, Imana ibanye nawe. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikije, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wawe kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Umurimo wawe nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje mu gihe hagize icyaza kikandesha inzira yawe cyangwa kikandemerera. Chuwa mugozi uzabumbasha umutima, zazwa no kubohorwa. Uzazuca uwo mugozi uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa. Ngabona uko ngukorera, urandinde mwami Yesu, ntunganirize imigambi rugendo. Muhera Imana amashi.
mujya mu mavuta rwose. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Kazahozwa ibyo byose, uzazuca uwo mugozi, uzabumbasha umutima, twana kuborwa. Uzazuca uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa. Ngaba nuko ngukore, uzaze uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa. Ngaba nuko ngukore, uzaze. Ko mudacurira ariko muzamure iyo ndirimbo. Haleluya, ujya mu mavuta mukandagire satani n'abadayimoni, mukurure ibyanyu. Yo biremye ijuru, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Leke dozane da creator da kwa dataya. Data uradukunda, izina ryawe niryubahwe. Zazwa no kubohorwa, uzazuca uwo mugozi, uzabumbasha umutima, zazwa no kubohorwa. Ngaba nuko ngukore, uzaze uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa. Uzaze uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa. Ngaba nuko ngukore, uzaze uwo mugozi, uzabumbasha umutima, nezezwa no kubohorwa. Ngaba nuko ngukore. Data turacyagushima, izina ryawe niryubahwe. Gira neza bugaca bukira. Data uradukunda, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana isumba byose, wowe kandi uzahoraho. Data uri ku ngoma, Data ugira neza bugaca bukira. Turagushimira kongera kuducira inzira, tugaba dutambutse tugeze kuri uyu musozi. Izina ryawe nirishimwe, ngano bane natwe. Uradukunda kandi usumba byose, izina ryawe niryubahwe. Data ugira neza, uradukunda, uri nyakubahwa, izina ryawe nirishimwe. Reka tukunezererwe kuba tugeze kuri uyu musozi. Data mu izina ryawe ryera, kuba dutambutse tugakandagira hano. Mana turakunezerera, nuhabwe icyubahiro. Ngaho nutegeke, ngaho nukora imirimo, ngaho mva gusenga kwacu. Mu izina ryawe ryera, urakira nukugira neza. Haleluya, lekodo atadone nime. Turafata abazimu turakandagira mu izina rya Yesu. Turemukana imyuka mibi, turacecekesha imbaraga z'abademo, turakobeta hasi, turatesha agaciro imbaraga z'abazimu, turaneteraza mu izina rya Yesu. Kuko Data misa mwamoraho, manukana imbaraga no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Data ubane natwe, turengere kino kirere, turakikugomororeye mu izina ryawe ryera. Data nukora imirimo, Data niyubahishe, kuko uri Uwiteka. Data ugira neza bugaca bukera, izina ryawe nirishimwe, kuko uri Imana nyamana. Izina ryawe nirishyirwa hejuru. Data uradukunda, bwawe bwantu bw'imbaraga. Data musumba byose, ngwemerere Data wa twese mwiza, twaje turi imbere yawe, twaje turaguhamagaye. Data utindane natwe kuko uri Uwiteka. Lekodo taimene hari wico ngwaka mwami, nubwo mbora ngucumuraho,
nkamunyeze unyezeshe amazi yewe managurwe mugerageza muzamura amajwi yanyu de rero niba ushaka ngirira ibyaha birimburwe yewe mbanagurwe we hose mwami n'umuriro niba ushaka ngirira ibyaha birimburwe yewe nununganiriza niriza ubwenge zanezerwa nzaguhimbaza ariko umutima wera nawe ushaka kuruta mbanagurwe rwe hose mwami ushaka ngira ibyaha birimburwe ngira ibyaha yawe mbanagurwe rwe hose mwami rero niba ushaka ngira ibyaha birimburwe ngira ibyaha yawe mbanagurwe rwe hose mwami ushaka ngira ibyaha birimburwe ngira ibyaha. Haleluya, haleluya, mujye mu mavuta. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Ni by'agaciro kenshi twongeye kubishimira. Ni kaze hano kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabasuhuje cyane aho muri mu mbande zitandukanye hirya no hino ku isi. Turavuze ngo shalom shalom. Mana nibane namwe cyane, turazi neza ko muradukunda, buryo mutwandikira, buryo mukora comment n'ibindi byinshi mwabikoze. Turavuze ngo Imana nibane namwe cyane. Twongera kuzamuka kuri wa musozi wa Rubavu. Mwebwe mifuje ko twazamukana mu buryo bwa roho cyangwa se mu buryo bw'umwuka, namwe turabakiriye muri iri teraniro ryacu. Aho uri, haba kwa muganga, haba muri ofisi, haba mu modoka yawe urimo kugenda, haba ku ishuri, haba mu gitanda cyawe, birashoboka ko yanda uruhutse gatoya ariko ukajya kuri YouTube channel Ndi Umukristo. Turavuze ngo amare Imana nabane nawe cyane, kandi dukomeza gushimira mwebwe mudukurikira mugatera intambwe mukaduhamagara. Nukuri muri abantu babataramu, reka bariko tubivuga. Imana cyebawe bahereza umugisha mishi cyane. Kandi no kintu cya kabiri, dukomeza gushimira cyane abantu mukora subscribe. Amahoro y'Imana abane namwe cyane. Ako nakantu gatoya cyane ariko iyo gakoze nukuri ubu supportinze umurimo w'Imana, ubuzamuye ubwami bw'Imana, bityo witeka agahabwa icyubahiro. Haleluya. Reka tubakire tubahe ikaze mwebwe muri mu bihugu bitandukanye hano Afrika, Aziya, Amerika, hirya no hino ndetse mu nguni zitandukanye. Mwebwe muri mu Bwongereza, mwebwe muri mu Budage n'ahandi henshi hatandukanye. Turababwira ngo amahoro y'Imana nabane nangwe cyane. Munyemerere mwebwe mugeze kuri YouTube channel Ndi Umukristo, bwa mbere dufatanye gusenga duciye bugufi n'abamene data twazamukanye ku uyu musozi. Mureke dusenye Imana, dushimire Imana ko dukanege ku uyu musozi. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane, izina ryawe nirishimwe. Data uradukunda, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishigwa hejuru. Data turagushimiye, nuhabwe cyubahiro, ugira neza, uradukunda bwami bwa nubw'imbaraga. Twebwe abana bawe turanejejwe na guca bugufi, turanejejwe na kugushimira, ugize neza. Data wa twese uducira inzira, turatambutse n'aba bamama, turatambutse n'aba bakobwa, n'aba basore n'aba bagabo. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Ngano bana natwe, tugirire neza, tuyobore. Turasabye umwuka wera wawe Data zabane natwe mu izina ryawe ryera. Turagwaye ikaze mu izina ryawe rikomeye. Mana uze muri twe tuyoborere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data wa twese mwiza,
data nyakubahwa Imana, turasengana n'uwo mushiki wanjye, turasenganya n'umwana data, mu izina ryawe ryera, izina ryawe nirishimwe. Ubwo adukurikira hano kuri telefone ye, Mana umuhe umugisha, Mana umuhaze byiza, mu izina ryawe ryera. Nyakubahwa Imana, nongeye gusengera babarwayi badushaka ko tubasengera, nongeye gusengera babane, nyakubahwa Imana, ayo babuze urubyaro, nongeye kubasengera, babandi bashaka ibyangombwa bibakura hamwe bibajyana ahandi, Mana nongeye kubasengera, babandi bagumiwe, nongeye kwatura ubukwe mu izina ryawe ryera. Nzabya ubukwe, babandi baroze inda mu izina ryawe ryera, nongeye gusenga mvuga ngo bikurwa hakurya izina ryawe Yesu Kristo. Mana ngaho bana natwe, Mana ngaho twemerere, Mana ngaho tugirira neza, izina ryawe nirishimwe kuko uri Imana nyamana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu butayu Mana we, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Yawe Mana, mu butayu Mana we, iya mu butayu Mana, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Saba Imana imbaraga, imbaraga zigukuramo icyo kigeragezo. Iya mu butayu Mana we, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Yawe Mana, mu butayu Mana we, iya mu butayu Mana we, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Yawe Mana, mu butayu Mana we, iya mu butayu Mana, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Hey! Iya mu butayu Mana, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Yawe Mana, mu butayu Mana we, iya mu butayu Mana we, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Butayu Mana we, iya mu butayu Mana we, yawe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Nyega 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 nyega, haleluya. Iya mu butayu Mana, yewe Mana, mu butayu Mana we, turasaba imbaraga. Ndawaza imbere yawe wa Mana we, agata atakubonye wa Mana we, natwe Mana twashe imbere yawe, ninde waje imbere yawe wa Mana we, agata atakubonye wa Mana we, Mana we, yawe ninde waje imbere yawe wa Mana we, agata atakubonye wa Mana we, Mana we, yani ndawaza kugusenga wa Mana we, agata atakubonye wa Mana we, Mana we, yewe ngo agata atakubonye wa Mana we, hey hayo mashi wenga agata atakubonye wa Mana we, honyemerera ngendane nawe, honyemerera ngendane nawe, hey honyemerera ngendane nawe, honyemerera ngendane nawe, honyemerera ngendane nawe, haleluya. Nyemerera ngendane nawe, honyemerera ngendane nawe, honyemerera ngendane nawe, haleluya, haleluya. Wodukurikije haleluya.
Imana ikwemerere mugendane mu kibazo cyawe, mu burwayi bwawe, mu bigeragezo byawe. Imana ikwemerere mugendane. Kandi ndawaje gusenga Imana ngo atatayibonye. Abo turi kumwe, haleluya. Tuvuge ngo amena. Imana ishimwe cyane. Twageze hano, vuga ngo twahageze. Vuga ngo kuri wa musozi wa Rubavu twahageze. Onyerute kuri wa musozi wa Rubavu twahageze. Vuga ngo ndabona Imana. Haleluya. Haleluya. Mana urayibona byanga byakunda. Mana urayibona, Imana ikwiyereke. Biramwanzwe Imana ikwiyereke. Mubwire ngo Imana ikwiyereke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ikwiyereke. Yemye basore muri kwikora ibiti namwe Imana ibiyereke. Kandi Imana irabakunda. Tuvuge ngo amena. Tuvuge ngo amena. Munyemerere tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yohani kirere imbere za Bibiliya. Ngonda Bibiliya irimo. Mumfashije ahuko. Yute cyane mbere za Bibiliya tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yohani. Yo, haleluya. Tuvuge ngo amena. Ijambo ry'Imana twahaye intego ivuga ngo Imana ihagurutse umuntu ugufasha mu kigeragezo cyawe. Ihagurutse umuntu ugufasha mu kibazo cyawe. Yesu ashimwe cyane. Tuvuge ngo amena. Imana ihagurutse umuntu ugufasha mu kigeragezo cyawe. Buriya bana b'Imana kandi inshuti z'Imana, buri kigeragezo cyose cyangwa se buri mwanya wose ugeramo, waba umwanya mwiza cyangwa se waba umwanya mubi, uzagufasha mu gihe cyose uzageramo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni Yohani igice cya 19 ku murongo wa 38. Buri mwanya wose ndabwo nzi situasiyo zawe, mushiki wanyu ngurikiye, mwana data ngurikiye, ndabwo nzi situasiyo uhagazamo mweye Messi, ariko ndagusabira ngo byira ngo Imana yahagurutse umuntu. Kandi muri ako gashamba hari imvasha itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wa kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Akira ijambo ry'Imana. Nakubwiye ngo Imana iguhuze n'umuntu ugufasha mu kigeragezo waba uhagazemo muri iyi minsi. Birashoboka ko uri kwa muganga ukaba wabuze amafaranga. Birashoboka ko ushaka icyangombwa ariko ukaba wabuze gisunika. Birashoboka ko hari igihugu kimwe ushaka kuvamo, ushaka kujya mu kindi ariko ukaba wabuze inzira. Ndagutangaza ngo byira ngo Imana ihagurutse umuntu ugufasha muri icyo kibazo, kandi tindane natwe. Hano turi kumwe n'umuntu twazamukanye uyu musozi wa Rubavu, ariko yaturutse kure. Birashoboka ko Imana yarandeguye kugira ngo ngere ku uyu musozi nawe uzabonera kuhagera. Kandi akobwa ndashidikanya Imana iri bugutabare. Imana yatindana nawe muco w'Imana. Ibyo waje gusaba Imana, Imana yabikorera kwiyubahisha. Kandi Imana neza ndiyambura. Tuvuge ngo amena. Ahemba neza ndabwo yambura. Imana dukorera ndabwo twibeshe. Vuga ngo ndabwo twibeshe. Ndabwo twibeshe. Imana dukorera, Imana duhamagariye murimo wayo no kumuvuga mu nsengero no mu misozi. Byarabwo ngo ndabwo twayobye. Ndabwo twayobye. Imana twegere kandi tindane nacu cyane. Hano ni mu gihe Yesu yarageze kure misiyo ye. Abari inshuti ze bari bagiye, abegeshwa bari bahunze, bari bafite ubwoba, kuko burya ndabwo bafata fande n'ingabo zisanzwe abari zo bagerera imbabazi. Siko bimeze abana b'Imana.
niyo mpamvu benshi bari batatanye, bari bagiye mu bihuru kujya kwesha. Yesu yari yenyine, n'Imana yamuhaye misiyo, yarahagaze yenyine. cyakora cyo ngo ndere Imana igitegura abantu bazagufasha mu bihe byose uzabogezemo. ushobora kuba ufite inzara, Imana yagarutse umuntu gufasha kuri icyo kibazo cy'inzara. Imana itwegere kandi itindane natwe. ushobora kuba wabuze uko ubigenza, ariko Imana yahagurutse umuntu. Haleluya. Imana yahagurutse umuntu. Imana yamaze gutegura umuntu, nshuti yanjye, muri urwo rugendo uri kugenda n'ibyo bibazo, ndetse n'ubwo ubona ndakigenda ndanzira, ariko yaramuhagurukije. tuvuge ngo amen. Yaramuhagurukije. wowe ushonje, Imana yamaze gutegura abazakugaburira. uri kwiga, Imana yamaze gutegura abazakurihira bakagufasha. uri muri egizame, Imana yamaze kubitegura. ushaka gucuruza, Imana yamaze gutegura abakiriya. Imana itwegere kandi itindane natwe. Yesu hano ku musaraba mu bigaragara, buri wese yari ari gukenize, buri wese yari gukiza amagara ye. ariko hakaba hari umuntu wari warumvishe inyigisho za Yesu, arazikunda. amaze kuzikunda ngo yitwaga Yozefu. ndagira ngo matangarize, Yozefu uyu mbabwira atandukanye na mugabo wa Mariya, kuko Bibiliya itwereka ba Yozefu bagira muri batatu ngira ngo hari. uyu Yozefu rero yari undi muntu, yari yarakunze inyigisho za Yesu, ariko arangije kuko ari umwe mu bayobozi b'Abayuda arabehisha. mvuga ngo arabehisha. amaze kubehisha, haleluya, ariko aramukunda. kuri uriya musaraba mu cyubahiro cye, we yari yanimeye avuga ngo njye kwa Pilato, mbone ndagiye bitarangiye, byibuze ngo uri intumbi ya Yesu ku musaraba. bone intumbi zabaga zabambwe ku musaraba, barazijugunyaga, ibisiga bikatwara inyama, imbwa zikaza zikarya inyama z'abantu babambwa ku musaraba. bone umusaraba ni igisuzuguriro. turashima Yesu wadukuye igisuzuguriro. Haleluya. turashima Yesu wadukuyeho igisuzuguriro. nukuri nawe Yesu agukore igisuzuguriro. Yesu agukore igisuzuguriro. ibigusuzuguye ntabwo nzi byari byo, ibikwatatse ntabwo nzi byari byo, ariko Yesu agukureho igisuzuguriro. kandi uko Imana ikora, nuko ari abantu igiye guhagurutsa bakagukuraho igisuzuguriro. hari abantu Imana igiye kuzana mu ruhande rwawe kugira ngo bakore igisuzuguriro. iyo mu byo hari abantu Imana igiye kuzana. Mama Jagiso, hari abantu Imana igiye kuzana. Tewo, hari abantu Imana igiye kuzana. tuvuge ngo amena. tuvuge ngo amena. Samuel, hari abantu Imana igiye kuzana. David, hari abantu Imana igiye kuzana bakore igisuzuguriro. nawe ungurikiye, hari abantu Imana igiye kuzana, igiye kubazana bakureho igisuzuguriro. Imana twegere kandi itindane natwe. tuvuge ngo amena. Tuganye Imana irabazanye. Tuganye Imana irabazanye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. ntabwo nzi igisuzuguriro uhagazemo icyari cyo. yananiye cyo kubura inzu, yananiye cyo kubura urubyaro, yananiye cyo kubura akazi, yananiye cyo kuba mu kode. Imana yacu twegere. aye Imana isa n'umuntu. Imana isa n'umuntu. ushobora kuba urwaye warabuze n'amafaranga ya mituweli, ariko Imana isa n'umuntu. ushobora kuba urwaje warabuze n'uburyo wajyana umurwayi kwa muganga, ariko Imana isa n'umuntu. Imana isa na Yozefu, Imana isa na Nikodemo. Haleluya. Imana isa na Nikodemo. Imana ikuzanire Nikodemo, Imana ikuzanire abazana ibihumura neza. Yesu ari ku musaraba, mureke njye mvuga Yesu. bana b'Imana, mureke njye mvuga Yesu, kuko aho yanguye ndahazi. Yesu ashimwe cyane. mureke njye mvuga Yesu. Yesu wasize indebe y'icyubahiro mu ijuru. Yesu wasize ubwiza mu ijuru, akaza mweyese mbe aje gushaka Labani. niba yaraje kugushaka, nawe nta mahirwe ufite, ariko njyewe ayo mahirwe njyewe ndayafite. abo yaje gushaka. Haleluya. abo yaje gushaka. Haleluya.
abo yaje gushaka. Haleluya. Mana twegere kandi tsendane natwe. Nuko araza ageze mwese aranshaka arambona angabira ubuntu bwe angabira agakiza. Uyu rero ni nawe ugiye kumbagurukiriza abaza kungura ku uyu musozi. Umusozi uriho, umusozi uriho ni wowe wose, ni wowe wose. Ngana ku musozo ndanzura ngobwira ngo Imana ihagurutse Yosefu, Imana ihagurutse Nikodemo. Nuko bigishwa amaso yawe, ariko hari abantu bagukunda. Nuko bigishwa amaso yawe nshuti yanjye, hari abantu bakigukunda barahari. Imana yarababetse, yarabateganije, bazagufasha ugeze mu gihe Imana yagennye cyo kugufasha. Mana twagere kandi tsendane natwe. Haleluya. Nuko Yosefu aragana ajya kwa Pilato, ahura na Pilato, ramubwira ati none wambera se ntumbi yuriya mugabo witwa Yesu ngiye ngayikura ku musaraba. Buriya abana b'Imana. Haleluya. Yosefu hari n'abakire, hari n'abantu bakomeye bamukurikiraga. Burya ndakire ni Pilato yabikoreye icyubahiro cya Yosefu. Yari kuva ngo bamujugunye mu gashamba ng'abandi bajugunyamo, ariko Pilato arangije yemerera Yosefu. Ndamubwira ngo agenda uyikureho, iyo yijyana ni wowe uhazi. Ariko Yosefu yarazahari bujyana intumbi ya Yesu. Tuvuge ngo amena. Haleluya. Yarazahari ajyana intumbi ya Yesu. Mwana uko mu gihe kicerekeje kwekura ku musaraba ngara n'undi mugabo ne warabara kunze Yesu witwa Nikodemo. Nikodemo we amaze kumenya inyigisho za Yesu yanze kugenda ku manywa, ukagenda nijoro. Haleluya. Ngamusanze ari kwigishiriza ngo Yesu aramubwira ngo birabakwiye ko mu byarwa n'amazi n'umwuka, ngo kutabyawa n'amazi n'umwuka ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Nikodemo akunda Yesu, ariko abwihishwa. Igihe cyari kigeze ngo hariya nabo abariho bagaragaza ubutware bwabo, bagaragaza urukundo rwabo. Nawe nshuti yanjye, hari abantu hirya hano, hari abantu haleluya, hirya rugo, haragoye urugo. Haleluya. Mu karere, mu kagari, mu gihugu, ku isi muri rusange, hari abantu Imana yateguye, hari abantu Imana yateguye. Abo uyu munsi ntabwo wababona, ho kuzababona mu gihe Imana yateganije. Niyo mpamvu mu mubwiriza yavuze ngo igihe n'igihe cyacu. Bore ibyawe bishwe mu gihe. Nshuti yanjye, ibyawe bishe mu gihe. Nubona abantu bagukunze biri mu gihe, nubona abantu bakwanze biri mu gihe, nubona abantu bari kuguha biri mu gihe, nubona abantu bakwimye biri mu gihe, nawe ngurikiye ibyangombwa byawe biri mu gihe, inzu yawe iri mu gihe, ishe mu gihe, urubyaro rwawe ruhishe mu gihe. Haleluya. Diplome yawe yesha mu gihe, akazi kawe gahisha mu gihe, abana bawe bahesha mu gihe. Niyo mpamvu utinze kubyara gatoya, nuko biri mu gihe. Tuvuge ngo amena. Indwara yawe ikomaza ku imyaka ku iminsi isha mu gihe, iraje ijya wiherezo. Vuga ngo ashize wiherezo, vuga ngo ashize wiherezo. Haleluya. Imana rero ihagurutse umuntu, Imana ikwegereza umuntu uje kugufasha muri situasiyo uhagazemo, yaba nziza cyangwa se yaba mbi. Ariko Imana ihagurutse umuntu nguko yahagurukije Yosefu na Nikodemo hariya ku musaraba. Baragenda bagira umumaro mu gihe cyabyo. Haranda wundi muntu wari ugomba gutenyuka kuhakandagira ngo agiye gusaba intumbi ya Yesu. Tugendanye na resike cyangwa se dosiye Yesu yari ari kuzira. Uretse Nikodemo na Yosefu bari bazwi i Buyuda kandi bubashywe, kandi bagomba gusaba icyo basaba bakagihabwa. Nawe hari abantu bazagufasha. Imana ijye mbwira ngo nzajya muri Amerika, Imana ijye mbwira ngo nzagenda n'indege. Buriya hari abantu Imana yateguye bazabimfashamo muri ambasade ndi kwaka visa. Hari abo Imana yateguye, abo ngabo barahari.
umuzi se ngo ndarwa bahari. Haraba Imana yateguye bazatuma wambara, haraba Imana yateguye inshuti z'Imana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Hari Imana yateguye. Mana amaze iminsi mbira telefone, mbitaga telefone gashaje. Ndashimira wowe wanyongereye ngagura telefone. Mana ntihabwe icyo, ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Mana naguteguye igutegura kera, yarizi ko iki gihe ngiki kuzambona ko tuzamenyana. Uhabwe umugisha. Hari n'abandi bari gutegura umuti. Haleluya. Kuri bwa nababwiye. Hari abandi Mana baho umugisha kandi tindane namwe. Ye mukobwa, hari umusore Imana yateguye. Haleluya. Haleluya. Kuki byabishe mu gihe munyemerere dusenge Imana, tubyire Imana igira bihagurutsa, tubyire Imana igira bihagurutsa, badufasha mu gihe cyanyacyo. Mana twegere kandi tugiriye neza, dupfukame dusenge Imana. Data mucunguzi mwiza, Data udukunda, uriho kandi urakomeye, izina ryawe nirishimwe. Data mu izina ryawe ryera, wahagurukije Yosefu, wahagurukije Nikodemo mu gihe cyanyacyo, uramuhagurutsa ngo baze bakora intumbi Yesu ku musaraba. Nda wundi wari kubitinyuka, hata twasamyeza uretse Yosefu na Nikodemo, ariko twebwe natwe muri situwasiyo duhagazemo mu gihe ngiki, mu izina ryawe ryera Mana ubarengere ubumva ubitaho. Izina ryawe nirishimwe. Hari uwahagurutsa mu izina ryawe ryera, hari uwahagurutsa akaza gufasha abana bawe bababaye barushe baremerewe. Izina ryawe nirishigwa hejuru. Ngafasha abana bawe barinde kandi ubagirire neza. Data wose imbaraga no kwera kwawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data nyakubahwa Imana, izina ryawe nirishigwe hejuru. Haleluya. Aye Mana y'ukuri komeza kunyohora, uranshishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite binde ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona n'ibi kwizera Umwami Yesu, no guhora ngendera layendunganye. Nawe yemeye kujya ndinda no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu maroye. Ibyiza reba mu gakiza kwizera Umwami Yesu, hora ngendera nzira yendunganye. Nawe yemeye kujya ndinda no kunyobora neza, ambesha no kwinjira roye. Ubu rugendo mfite jya mu ijuru, kizane yari nkwiye kujyayo. Nawe yemeye kujya ndinda yakurata mu maganza, jya mu mavuto bikurure, shano kwinjira vuba mu ma
nawe yemeye kujya ndinda no kunyobora neza ambesha no kwinjira mahoro ye yese huzuyu mahane yeneye cyose rakongibona kako muse mukuru zabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano ariko ko muse mukuru zabona umucunguzi niringiye kuza bona ingororano yanjye rusenzabo mw'ijoro aye mw'ijoro senzabone abanzi mw'ijoro babande batoroga ntibazabayo Imana mvuzimbuni haleluya haleluya rambura amaboko mbimbazu nzashima Imana mvuzimbundu haleluya haleluya rambura amaboko mbimbazu nzashima Imana mvuzimbundu haleluya haleluya Muramabo kombe mbazo mwami nzashima Imana mvuzimbundu haleluya haleluya Muramabo kombe mbazo mwami nzashima Imana mvuzimbundu haleluya Muramaboko mbimbaza umwami haleluya haleluya nsomera ico gitero cya kabiri uhereye hasi ico gitero cya kabiri somera muri Yesu huzuye umuruho n'amahane icyo ngeneye cyose ndabwo mbera ko ngibona ariko ku munsi mukuru utende mesi oya umva hajya habaho imisi mikuru myinshi tuvuga ngo amen hari umunsi mukuru wa kwibohoza hari umunsi mukuru w'ababyeyi hari n'iy'abana tuvuga ngo amen hari za aniverisari ariko korore ya munsi hari imisi mikuru ya za noheri za bonane za pantekote n'andi hatandukanye haleluya ngo ariko hari umunsi mukuru tuzabona Imana vuga ngo nzabona Imana ngo muri Yesu wuzuye umuruho n'amahane murareba Imana yambeshuriye haleluya si hano mu Rwanda si hano muri Afurika ni hirya no hino ku migabane itandukanye bana b'Imana hirya no hino ku isi hari icyorezo tuvuge ngo amen ese yashoboye muri make gutsinda icyorezo cya corona covid haleluya uyu munsi mu Rwanda duhanganya no gutsinda malaria n'ubundi burwayi bwinshi butandukanye n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye ariko bana b'Imana kandi inshuti z'Imana mwese hari icyorezo kiruta ibindi byose ni icy'ubukene umuntu w'i Burayi ari kuguhamagara ukumva ari kurira akabwira ngo twarakenye Yesu ashimwe cyane umunyamerika ati twarakenye muri Afurika ati twarakenye kino cyorezo haleluya kino cyorezo kiri kuganisha abantu benshi habi ariko dufite Imana itabara dufite Imana isumba byose ndagira ngo ndangarize abantu bafite Imana n'umwana n'umwuka wera kino cyorezo cy'ubukene ntacyo bizadutwara mu izina rya Yesu
ngo amureye se huzuye umuruho n'amahane. Haleluya. Mureye se huzuye uburwayi, mureye se huzuye akarengane, mureye se huzuye ubupfubyi. Ariko hari igitondo kimwe mureye se huzuye abanyenzara. Haleluya. Ariko twebwe turafite data. Muri mye yavuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nshuti yanjye, muri situwasiyo uhagazemo menya ngo hirya y'iyo situwasiyo hari ubundi buzima, hari uguseka, hari kunezererwa, hari ibyiza. Ndaguhumuriza ngo ubwire ngo komera, mu ijuru hari Imana itabara mu gihe cya nyacyo. Tuvuge ngo amena. Haleluya, 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 haleluya. Soma icyo cya nyuma dusoze. Mw'ijuru ntabwo tuzabona yabanzi. Oya, umva tugendane. Ababyara mubyare hakiri kare. Haleluya. Abubaka ingo muzubake hakiri kare. Mukobwa ya musore nawe utararongora bigira vuba hakiri kare. Ariko mw'ijuru byasashimwe cyane. Niba ndabanze tuzagira n'abaroga nabo baroge hakiri kare. Abasambana musambane kare. Abagira nawe mubikore kare. Hari umunsi bino byose mubona tuzabisiga hano mu isi. Tuvuge ngo amena. Vuga ngo tuzabisiga hano. Kimwe tuzajyana n'ibyo twakoreye Imana tukiri hano mu isi. Umugore mwiza wawe uzamusiga hano. Inzu yawe nziza uzayisiga hano. Imodoka yawe uzayisiga hano. Ibyo wakoreye Imana nibyo uzagendana. Abana bawe beza uzabasiga hano. Ibyo wakoreye Imana nibyo uzagendana. Munyemerere bana b'Imana, duhatane dukorere Imana, duhatane tugendane nayo. Tuvuge ngo amena. Haleluya. Dukore ibyiza hakiri ku manywa, dukore ibyiza bikiri none. Mana twagere kandi kindane natwe cyane. Kandi Mana turinde kino cyorezo cy'ubukene kiri hirya no hino ku isi. Ubukene tuzabusiga hano ku isi. Tuvuge ngo amena. Yesu y'imibabaro turimo turayisiga. Alalala. Hongo Yesu y'imibabaro turimo turayisiga. Yesu y'imibabaro turimo turayisiga. Iyo turimo turayisiga. Ya turimo turayisiga. Turimo turayisiga. Turimo turayisiga. Ha turimo turayisiga. Yesu yagufusha turimo turayisiga. Yesu y'ubukene turimo turayisiga. Hey. Ha Yesu y'uburwayi turimo turayisiga. Wede kodo tadone. Ha turimo turayisiga. Hiya turimo turayisiga. Turimo turayisiga. Turimo turayisiga. Ha turimo turayisiga. Yesu y'ubugumba turimo turayisiga. Ngo Yesu y'ubushomeri turimo turayisiga. Ha turimo turayisiga. Iyo turimo turayisiga. Ngo Yesu y'uburwayi turimo turayisiga. Iyo turimo turayisiga. Yagosha yamyo turimo turayisiga. Turimo turayisiga. Haleluya. Iyi si y'ubukene, iyi si y'uburwayi, iyi si yo kubura urubyaro, iyi si tugoye turi kuyisiga. Tuvuge ngo amena. Lekodo tadone nime. Wede kodo tadone ko. Ikimani kwaza byihuse. Hari ikimani koze. Lekodo ta. Imana igosha n'umusamariya mwisi. Imana ibanye nawe. Imana ibanye nawe.
Imana ibanye nawe, Imana irakubakiye. Umva, Imana irakubakiye byihuse. Uyu mwaka uvuye mu bupangaji, haraje abigenze neza, haraje abigenze neza. Hindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka, ahindura ibyanze guhinduka. Lekodo tadwananeme. Samuel akira ubukwe, mukora mu masengesho, ajya mu masengesho y'amashimwe. Lekodo tadwananeme. Kimwe cyo mbona nuko Imana iguhaye ubukwe. Imana iguhaye ubukwe, Imana iguhaye ubukwe, Imana izabigenza neza. Uri umushomeri ariko hari inzira igiye guca zigera muri ebyiri, ubona amafaranga. Kora ubukwe mu izina rya Yesu. Wede kodo tadwananeme. Mama Ganza, ntabwo uzongera gusonza ukundi, ntabwo uzongera gusonza ukundi. Lekodo tadwananeme. Ya mubyeyi, Imana ikwishurira amadeni. Hari uburyo igiye kuguha urusoro, ukore byongere byemere. Hari abantu igiye guhagurutsa, hari abantu igiye guhagurutsa. Ugiye kongera kwambukiranya uturere, ugiye gushaka imari, ugiye kongera gufungura, baguterere kashe, ufate resepasi, ufate viza. Kuki Imana iguciriye inzira, Imana igucereye inzira iwawe mu nzu. Imana ikuyemo uburwayi kuri mwana wa kabiri, kuri wa kabiri. Imana ibanye nawe, Imana iramurinze cyane. Lekodo tadwananeme. Yo, haleluya, 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 haleluya. Muvuge ngira murwaniriye. Lekodo tadwananeme. Imana irakwetegereje. Imbwe yakikugarutseho, imbwe yakiguhaye amahirwe ya gatatu. Aya mbere yanyuza mu myanya y'intoki, aya kabiri aragenda ariko Imana iguhuje n'abantu b'umumaro. Iyahagurukije Yosefu ngo ajye kugira icyo akora ku musaraba wa Yesu. Nawe aho wari uhagaze ni ngo ku musaraba. Hari abantu bagusebya muri telefone kuko ndabebere bakibona biturutse kuri wowe, ariko baraje bakwifuza. Nanjye rero none ndagukunda, nagukundaga ariko ngiye kubikuba cyashi. Lekodo tadwananeme. Kuko imbere yawe ndahabona ni heza, haracyakomeye. Imbere yawe haracyari amazu, imbere yawe haracyari ingendo z'imigisha zakira mu izina rya Yesu. Lekodo tadwananeme. Umva mukobwa, hagarara, hagarara, hagarara. Imana hari kikoze ku babyeyi bawe, kweguziga batabishaka. Uzagera Imana yagennye kuzagera mu izina rya Yesu. Babishaka batabishaka uziga, kuko burya n'ubushobozi Imana irabutaguye. Hari uko isha kubigenza. Mama Jackson, Imana itanze perime, Imana itanze perime, Imana itanze perime. Tuvuge ngo amena. Lekodo tadwananeme. David, umbe Imana ivuganya nawe. Niyamamara, niyamamare. Mwami wacu niyamamara, niyamamare. Ho niyamamare, niyamamare. Ho niyamamare, niyamamare. Uyu mwaka Imana igiye kugukoreramo ibintu bibiri. Niba utarega imodoka ihute, ihuta vuba. Perime iraje, subirayo ukore ibintu biraje bijyande neza. Kandi Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye inzu. Icya gatatu, Imana iguhaye igikundiro. Hari abantu batatu
benda kweshyira hamwe baguhamagare ubasange kandi uzajyana n'indege. Niyamamara niyamamare, ho niyamamara niyamamare, ho niyamamara niyamamare. Mwuka ari kumbwira ngo mbanorere inshuti zacu zidukunda kuri ndi umukristo. Lelele tadonanime, Imana ibanye nawe mushiki wanjye, mwene data, Imana ibanye nawe. Tuvuge ngo amena. Gure igare ryamanutse, amakanzu yamanutse yo kwambika umugeni. Icyo Imana gushaka ni ugukwamaza umutima wawe. Imana igiye kugukwamaza umutima, igiye kugukwamaza umutima, kandi haraba Imana yateguye bazagufasha muri icyo kibazo, bazagufasha muri icyo kibazo. N'ubushobozi bwawe no kuri hirimbi biragoye. Rekodo tadone nime, rekodo tadone cause the tire. Oya hano ho turimo rwose. Imana irakumbwira ngo ukize amagara yawe, ukize ubuzima bwawe, wiririre kandi rekodo tadone nime. Rero yuvudota nawe hari abashaka kugukumbanya bundi kubw'abarozi uba warapfuye mu mwaka washize, biba byararangiye. Siko bimeze. Ziranguba ndazihagaritse mu izina rya Yesu, turazihagaritse mu izina rya Yesu, turazihagaritse mu izina rya Yesu. Rekodo tadone nime, lele ze tuze nime tude konsideta. Mukobwa, Imana ibanye nawe cyane, Imana ibanye nawe. Hari abatumeje usuzugurwa, hari ibyakwasa agaciro, yewe ariko Iteka ari kumbwira ngo aje kuguhoza amarira, aje kugusumbusha, aje kubana nawe. Hari abo Imana igiye guhagurutsa bagukunde, kandi bazagukunda ku bwabo, bazagukunda kuko Imana yagukunze ikaguha umwana wa Yesu Kristo. Bazagukunda kuko uri gukundwa, uri gukundwa. Tuvuge ngo amen. Haraje abigenze neza, haraje abigenze neza. Rekodo tadona nime, legratuze kode taya nime, lelele tatuze kode ta. Samuel, hari amahembe atatu, hari amahembe atatu Imana iburijemo, Imana yaburijemo. Rekodo tadone nime, hari abarwayi barimo hano. Yesu ababereye muganga, ababereye muganga. Nawe ngurikiye hari uburwayi bwari bumaze iminsi, imyaka, ariko Yesu akubereye muganga. Kumana biracyashoboka, kumana biracyashoboka. Ho kwa muganga bananiwe, ho kwa muganga bananiwe, ho kwa muganga bananiwe. Iya kumana biracyashoboka, ya mu miryango bananiwe, ha mu miryango bananiwe. Kumana biracyashoboka, iya kumana biracyashoboka, kumana biracyashoboka. Amafaranga ananiwe, ku mafaranga binaniwe, kumana biracyashoboka. Buri abana Imana harawatugera amafaranga akaba atakibishoboye, inshuti zikaba zitakibishoboye, abadogiteri bakaba batakibishoboye, ariko ku Mana biracyashoboka.
mureke dusenge Imana dutahe. Muhaguruke dusenge. Kusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi, umugisha wawe. Amen. Tuvuge ngo amen. Kandi muri mwe hari abarashima Imana. Amen. Imana ntihabwe icyubahiro. Lekodo tadwanireme. Alelele. Amen. Witeka yongeye kuvugana natwe ko uyu musozi kuhagera buri wese Imana imukora ibintu bitatu. Imana ikoza bitatu. Kimwe gikoza amaboko kwazi nawe dukorekeje. Kimwe gikoza amaboko kwazi uzamura Imana icyubahiro. Uyu mwaka mwabwa duhagararanye hano, uno mwaka uyu mwaka Imana ihinduye ubuzima, Imana ihinduye amateka. Aye, Imana iguhishuriye imigisha yawe. Turakwakiriye. Dusengere abantu bashiki bacu, natwe kandi ubwacu twaje. Haleluya. Erega buri abana b'Imana icyo nabibwirira, hari abantu babuze umwanya wo gukandagira hano. Hari abantu bahereye muri leta mbi cyangwa se ahantu habe cyangwa se ko hateye bakabura kano kanya, ariko twebwe Imana yaduhereje kano kanya tukaza. Niyo mpamvu rero ugomba kwesengera ndetse ukagera n'abandi bantu usengera baba babuze kano kanya. Imana ritindane natwe cyane, isengere nabo ubasengere, bityo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Mana mu izina rya Yesu turi imbere yawe, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana isumba byose, data kandi urakomeye. Nyakubahwa Imana, sengaya uyu mwana data, sengaya uyu mushiki wanjye, sengeye data wa twese myiza, abana bawe aho bari, situasiyo barimo, mimerere barimo, Mana ubahembure. Rino sengesho bakimara kuryumva reka batabarwe, basubizwemo imbaraga mu izina ryawe ryera. Ineza yawe no kwera kwawe bitinde cyane ku bana bawe, bagirire neza, bakwiye gukomera data, bakomeze, bakwiye kurengerwa data, barengere mu izina ryawe ryera, bakwiye kugirirwa neza data, bagirire neza data kubw'ineza yawe. Sengaya uyu mushiki wanje mubare Imana byari gusabura abezi mu izina ryawe ryera. Senya uwo mwene data byari gusabura abezi, bakwira urucyaro rekuru bahereze, bakwira urushako rekuru bahereze mu izina ryawe ryera. Baje gucuruza bagirire neza data, imbabazi zawe zibabeho, butabazi bwawe bubabeho mu izina ryawe ryera. Nyakubahwa Imana, reka babone imigisha, reka bakubone mu izina ryawe ryera, reka babone Imana mu iki cyumweru, reka babone Imana mu ku kwezi. Mana n'abana bawe ubafashe, ubemerere kandi ubarengere data, ndabari twawe ku izina ryawe abe ari ryo icyubahiro. Ngatindana n'ubwoko bwawe kandi uturengere, kandi mwamudukunda buri wese muri twe, mwemerere buri wese muri twe, mugenderere kuko uri Uwiteka. Nyakubahwa Imana, komeza umukecuru, mugirire neza n'imbaraga no gukomera, bityo izina rye ryubahwe, izina rye rishyirwa hejuru kuko uri Uwiteka. Bene data n'abashiki bacu turi kumwe hano, Mana ubarengere kandi ubegere, mbabazi n'ubuntu bwawe bitindane nabo kuko uri Uwiteka. Data murengeze myiza, sengeye n'uyu inda yahezeho data wa twese myiza, yabuze ububyara mu izina rya Yesu Kristo, nano murengere kandi mwumva data umugenderere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngabo data mucunguzi myiza, nubare n'abana bawe abasubiye inyuma mu buryo bw'iterambere, Mana wongere ubazamure mu izina ryawe ryera. Abasubiye inyuma mu buryo bw'umwuka, Mana wongere ubazamure
bazamure, bongere bahamye, bongere bavuge, bongere bagende imisozi, bongere bibature, bongere biyereze data kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo. Ngano bane natwe utugirire neza data mucunguzi mwiza, turengere kubw'imbabazi zawe, niko dusenze Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.